Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV, wowe wakanze subscribe nawe uturakana subscribe uri umuntu nicyo gihe ngo ukande subscribe. Nyengeye kubagezaho n'amakuru, nitwa Iradukunda Jay, sindi njyenyine, reka ndi kumwe na mugenzi wanjye ariwe Niyori. ni ukuvuga ngo ino nkuru ni inkuru ibabaje, ni inkuru imaze igihe kinini cyane ivugwa mu itangazamakuru, ni inkuru wavuga yuko isa nkaho ari bamwe barimo kuyirenganiramo, ari bamwe barimo kuyihomberamo ndetse ariko bandi nabo bakayungukiramo. Ni inkuru wavuga yuko ari inkuru ibabaje. Reka nk'uko mugenzi wacu ndetse kuri mikoro ngiye gufatanya n'uwo bita Niyori atangira atubwira ino nkuru ukuntu imeze, atangira atubwira ayiva imuzi ayigeza imuzingo, avuga arambura neza ukuntu abamotari barimo gutakamba bavuga yuko barimo guhohoterwa na leta y'u Rwanda, ndetse barimo guhohoterwa ndetse kontrevasiyo za hato na hato utamenya aho zirimo guturuka zikomeje kugenda zibanga Niyori. Ikibazo kirimo kuvugwa hano mu Rwanda ndetse cyane cyane cyugarije abamotari ari cyo bita kontrevasiyo, ndetse nyuma y'uko ibandikirwaga n'izari zisanzwe zihari ari izo bitaga Sofia, ndetse bakaba bakandikirwa n'umumotari, ariko baje kura basanga ibyo bidahagije, babashiraho na drone rwose zajya zirwa zifotora mu kirere. Akari kinono kimaze gukora ku bamotari ku rwego rwiza cyane, ndetse kikaba giye gusubiza iterambere hasi ry'umumotari. Rero nk'aho ugiye gukurikirana inkuru z'abamotari hanze ya studio, wasanze abamotari bafite uwuhe mwuka se? Barimo gutangaza iki? Bari kumenyesha iki? Ibi ntabwo bibabangamiye? Ese harimo kuvugwa iki hanze y'itangazamakuru imbere mu bamotari? Ndagira ngo watubwira. Icyo nababwira cyo abaturage rwose pe bamere nabi, si ibyo kubeshya, si ibyo gusa rero ngo byo kuvuga ko ubuyobozi bwabamo burabakanamira cyane, noneho rero n'ubukene bubakandamiza kino gihe rwose, noneho ubukene rero bwo bamere nabi pe, kuko barimo baraca amafaranga menshi y'ikirenga, amafaranga yagashize mu kimina arimo arayishyura kontrevasiyo. Munyumvire, ya mafaranga umumotari agomba kwizigama, arimo kwizigama avuga ati reka nizigame niba yandikira kontrevasiyo nzabone ayo mbishyura. Ari n'abo banyamakuru njye nagiye ngana nabo Niyori, ndagira ngo urabizi benshi na benshi nako abamotari bagenda bavuga yuko babangamiwe, ndetse ari n'abaretse kontrevasiyo kujya bayishyura, akavuga ati njye nzakaraga moto ikiba kibe, nibayitwara bazayitware. Nkuko bigenda bigaragara ku bamotari benshi cyane, usanga umumotari afite nka moto ndahagaze nka miliyoni, ugasanga afite kontrevasiyo z'ibihumbi 300. Nyongeye niboniye umuntu w'umugabo arimo ararira ariko kurira izo ngibyo ni kontrevasiyo gusa. Udashizeho ikinyabiziga cya moto kimaze byibura kiri hejuru y'imyaka 5, uragira ngo nusiranse yacyo yose iri hejuru cyane 240 guhera ku mwaka umwe kugera ku myaka 4 n'amezi 11, nayo usanga siranse ihagaze amafaranga ibihumbi 185. kandi ngibyo bidahagije, ushireho ipatante, umusoro ku nyungu ibihumbi 75, kandi na moto ugomba kuyisorera ku mwaka nayo nyine niyo navuga ari 75. ubu motari aba arimo kubazwa, umbwira ati uyu mumotari azaba hate? Ese ejo heza hiwe hameze gute? cyane ibibazo pe. Noneho rero si ibyo gusa, noneho rero kandi none abaturage bamwe baravuga ati ubu ngubu guhaha nabyo ntago bagihaha kubera iki? Iyo misoro yose bari gutanga ni myinshi cyane, none ziriya drone rero zose ziri gukabya ngaho baparitse ziba zandika. Buriya ari ukuntu umuntu ubundi imbere, umuntu wenda nk'umumotari yajyaga unako nk'umupolisi ajya kukwandikira, ukavuga ati rero nabonaga nta kundi byagera, ndavuga ati reka nyiparika ahangaha. Umuntu akose drone wayisobanurira drone nta kintu waba uyibwiye cyane rwose. Mukomeze mwihangane kandi ukurikirane Iwacu